Twongeye kubaha ikaze rero bakunzi b'Umujyojyo info, nkuko mubimenyereye mumaze kumenyera ibiganiro byacu, tubagezaho ibiganiro byerekeye ubuhinzi n'ubworozi. Tubungura ubwenge bw'uburyo mwanoza ubuhinzi bwanyu, ndetse tugafasha n'abashaka kubwinjiramo uburyo babwinjiramo neza kugira ngo intego zitumye babujyamo zizagerweho. Uyu munsi rero twagannye mu bworozi bw'ingurube. Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu butanga umusaruro mu buryo bwihuse ndetse bugaha amafaranga ababwerekejemo. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu cya mbere turabagezaho niba ushaka kwinjira mu bworozi bw'ingurube, ni ibiki ugomba kwitondera, ni ibiki ugomba gutegura mbere y'uko utangira kwinjira muri icyo gikorwa cyawe. Uyu munsi niba ufashe icyemezo cyo kwinjira mu bworozi bw'ingurube, ni iyihe ntambwe ya mbere? Ni igice cya mbere cy'ikiganiro. Nk'uko bisanzwe ngende twarabanye Venuste, uyu ni Umujyojyo info. Wakora subscribe ndetse ugasangiza n'abandi ibi biganiro. Nta wamenya hari umuntu ufite iyo gahunda yo kwinjira mu bworozi bw'ingurube. Hanyuma rero muri iki kiganiro dufite umutumirwa. Nk'uko bisanzwe tuzana inzobere ku ngingo runaka kugira ngo muganire, asobanure neza uko ibintu runaka bikorwa. Nk'uko nari bimaze kubibabwira, ku ngingo y'uyu munsi tugiye kureba ku bijyanye n'ubworozi bw'ingurube. Umuntu wese ushaka kubwinjiramo, ufite iyo gahunda, agira igitekerezo cy'aho guhera kugira ngo umushinga we n'amafaranga ye bitavaho byangirika. Hanyuma reka nakire veterineri turi kumwe. Ese umuntu ugiye mu bworozi bw'ingurube, ni ibiki agomba guheraho yitegura? Icyo umuntu yaheraho cya mbere ni ugutegura ikiraro. Kuriya ku bijyanye n'ubworozi bw'ingurube, ikintu gihari cy'umwihariko cya mbere ni ikiraro cy'ingurube. Yego. Nicyo umuntu aheraho ategura, ukamenya ngo cyubatse gute, oriye y'umuyaga, oriye y'iki, n'ahantu haboneka amazi se, haboneka ibyo kurya vuba. Ndumva aricyo kibanze. Ni ukuvuga ngo niba ukomoje ngo ahantu haboneka amazi, uko umuyaga umeze, reka duhere wenda ku icyo twakwita nk'ikibanza. Ikibanza n'ibyo wari uvuze by'umuyaga bihurira he? Yabireba ati ni iki umuyaga wakwangiza? Rero ku kiraro cy'ingurube, ingurube ntabwo zikunda umuyaga. Ushobora kujya kucyubaka ahantu ku mpinga ku musozi, bitewe n'umuyaga waho ukuntu aba ari mwinshi, ubwana bukazajya bugira ute, bwangirika. Akarusho yuko twebwe tuba dufite n'inshingano zo kubushyira ahantu hashyushye, nk'aho twita beriso, mu gihe cy'ukwezi n'igice. Murabyiyumviye rero, ingingo ya mbere ni ukuvuga ngo ahantu uzubaka ikiraro cyawe hagomba kuba ari ahantu hatagera umuyaga, ku buryo umuyaga uzabangamira ya ngurube iri muri cya kiraro. Hanyuma ikiraro kigomba kuba cyubatswe n'ibiki? Ni ibihe bikoresho agomba gukoresha mu kubaka ikiraro? Niba amaze kubona aho hantu heza hatari mu ndengo z'umuyaga, cyangwa se hahandi umuyaga winjira byoroshye, noneho ibikoresho bigize ikiraro ni ibihe? Buriya ku bijyanye n'ibikoresho by'ikiraro biterwa n'ingurube ufite. Urugero, hari igihe muba mufite ingurube zo kugira ute, zo kubyibushya mugamije umusaruro w'inyama gusa. Hakari igihe muba mufite n'ingurube zo korora ugamije kuzikuraho ibyana byo kugurisha, ubwo ni iza bworozi. Ku bijyanye n'ikiraro cya bworozi rero, ingurube ibyara ariyo y'imbyeyi, ibiri mu kiraro gifite akantu k'akumba ndi bubashe kukabereka bita beriso, kandi kipavomye kimeze neza. Kuko ingurube za kizungu, dore ko ari nazo turiho, twakita za kizungu, zigira isuku, zikunda isuku. Iri mu mwanda irarwaragurika. N'amanjwari yayo ikaba imeze neza, ipavomye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuyishyira hejuru, ahubwo ukaba wayishyize ahagana hasi. Ndumva ari icyo. Bivuze ngo muri ubu bworozi bwanyu ntabwo ari nka za ngurube tuzi epfiriya mu byaro by'iwacu. Za ngurube twari tuzi ko ubundi ingurube igomba kuba mu isayo, igomba kujya mu byondo ikivuruguta.
izi ngizi byo oya izi zacu byo ntabwo ari uko biremberese bikunda ahantu hari isuku ntaho ihurira n'iryo sayo ntaho ihurira n'ibyo byo kwivuruguta ikagira umwihariko ahubwo wo gukunda amazi yo kunywa cyane. Niyo mpamvu navuze ati naho ushyira ifamu ugiye kubaka ikiraro ugomba kumenya ngo ni hafi y'amazi kuko ikunda amazi cyane ayo kunywa apana yo kujya kwivurugutamo n'ibyo. Dukomoze ku mvugo kera baravugaga ngo ingurube ntibyarira bwagura, icyo yabyaye ni ikibwana. Mwena numvise izo mvugo zitandukanye kubera iki? Mwe muvuga ko ingurube igira ite, icyo twe tuvuga ko yabwaguye, mwe muvuga ko ari iki? Twebwe tuvuga ko yabyaye kabyara akagurube gatoya, ntabwo bavuga ngo yabwaguye byaba ari ikibwana kandi ni akagurube gato. Twebwe tubifata nko kubyara dukurikije n'umusaruro iri no gutanga. Ubu ngubu by the way nibyo tugomba kuyikorera kugira ngo bigende neza, nabyo nibyo dukorera ku bijyanye n'umusaruro, ntabwo bikiri muri izo mvugo za kera. Birumvikana kubera umusaruro ingurube isigaye ibyarira abantu, ibyo ibagezaho aborozi b'ingurube birumvikana, niyo mpamvu mwahinduye niyo mvugo. Hanyuma dukomeje kuri wa muntu wacu turi gufasha gutegura ubworozi bw'ingurube, turi ku kiraro, amaze kugipavoma, afite imbaho, aracyubatse. Ubundi niba agiye korora ingurube imwe ategereje ko izabyara nk'uko bivuze, ikiraro kigomba kuba kingana iki? Ikiraro cy'ingurube y'imbyeyi ubundi kiba kiri 4x3, metero 4x3. Nibwo ubonamo n'umwanya uzubakiramo na ya beriso igihe igeze kondisiyo yo kujya kubyara. Beriso hari ibyihariye ibiteye ite ako kantu wita wenda abatazi indimi z'amahanga? Beriso ubundi mu busanzwe ni ka gatanda gatoya umubyeyi wabyaye aryamishamo agahinja. Aborozi b'ingurube nabo rero babyita gutyo mu kiraro. Kaba kameze gate? Kubakwa he kaba kameze gate? Beriso ni akantu twubaka mu kiraro cy'imbyeyi igihe igiye nko kubyara. Urugero igihe nko kubyara cyangwa se yaba ari nk'umuntu wabigize umwuga agahoramo ku mbyeyi, noneho igihe imaze kubyara utwana tumanuka hehe hahandi ariho muba mwarateguye ko zishyuhira mu rwego rwo kwirinda umuyaga na bwa bukonje, kuko nabibabwiye ko zidakunda ubukonje. Ako rero niko twita beriso. Hanyuma iyo ni ingurube yitegura ko hakazatera intanga ikororoka. Hanyuma ugiye korora imfizi we, ikiraro cye cyaba kingana gite? Ugiye korora imfizi ubwo twabifata nk'ugiye korora ingurube zigamije umusaruro w'inyama, atari umusaruro wo kororoka. Ubwo no kuvuga ngo ari kuba ugiye korora imfizi ariko wenda purito ari nk'inkone, hagati ngiye korora inkone gusa. Ibyo ngibyo bigenerwa amasare yaranje, kuvuga ngo nimba wenda nari mfite ingurube yanjye ari byo turi bugereho, nimba ari randirasi aba narayiteye intanga ya diroke ngamije yuko ibyara zimwe z'inyama. Izo wenda nabigende mbiberekaho no mu biraro, izo nizo ziva muri cya cyiciro ukazishyira muri ranje yazo yuko ugiye kuzikorera iki, kuzibyibushya zijya ahantu hisanzuye. Ni ukuvuga rero ku bijyanye n'ubworozi bw'ingurube, ugiye kuvuga ngo ugiye gukuramo isekurume imwe ari wo iyo ntego ufite uyorora ukwayo, kuko ingurube dufite ubu none ntago zigombera kurya byinshi, ahubwo duke dufite iki, karite. Ni karite sa kantite. Bivuze ngo umuntu ufashe icyemezo cyo korora izi nyama zishobora kuba ahantu mu gihodi, mu gisare zisanzuye, ubundi icyakora no kuzigaburira no gukora ya masuku. Yes. Hanyuma ku bijyanye tukiri ku kiraro, tutacyafasha wa muntu kugira ngo ikiraro kirangire azinjizemo ingurube ye. Tubonye ingano yacyo, tubonye wenda nigera igihe cyo kubyara ibyo azashyiramo. Hanyuma ariko mu byo tuzi amatungo menshi akenera amazi. Mu kiraro cy'ingurube ho biba bimeze bite? Ni ukuvuga mu kiraro cy'ingurube, ku ngurube nkuru
igenewe kunywa amazi amacupa 9 ku munsi ku ngurube nkuru. Ni ukuvuga ngo yo ubwayo yibonye yari munsi y'9 iba yarengana, kuko yo nabibabwiye zikunda amazi. Ubundi biba byiza yuko manjwari yayo ihoramo iki? Amazi. Ni ukuvuga ngo wenda hari n'ikindi twavuze ku biraro ku bijyanye n'ikiraro ko kiba cyubakitse. Nibagiye kubabwira ko haba harimo hapavumye ariko harimo agacuri, icuri gisa n'igicuritsemo gake. Bivuze ngo cya gihe yiganga bisa n'ibihita bimanuka, kuko ingurube ntigikunda ko amazi yayo asa n'ayivanga n'amaganga mu kiraro. Ni ukuvuga ngo izi ngurube mwavuze za kizungu ntaho zigomba guhurira no kujandama. Ikiraro cyayo gigomba kuba gicuritse mo gake ku buryo iganga amaganga ahita agenda amanuka. Hanyuma wenda abashaka kujya muri ubu bworozi barakibaze, se ka kantu kajyamo amazi azashyiramo indobo, azacukuramo akantu kubakiyemo, ako kantu kajyamo amazi ko hari imiterere yihariye cyangwa umuntu yayashyiramo mu buryo afite bwose? Oya, hari imiterere isa n'iyihariye. Ni ukuvuga ngo ku ngurube, izi ngurube zacu tworora, ubusanzwe hari nk'abajya borora kinyarwanda bakaba bashaka nk'ikintu bagaterekamo, ariko twebwe biba byiza yuko ucukuye icyo twita manjwari, ukurikije bwa buhaname bw'ikiraro uko wacyubatse, ukayicukura ruguru, akaba ariho ushyiramo upavoma, ukazajya usukamo iki? Amazi. Kandi ukaba wateguye ak'ibyo kurya. Urumva ko bisa n'ibigize. Hari manjwari y'ibyo kurya, hakaba manjwari y'amazi. Y'amazi yo ahoraho. Ibyo kurya byo ni ukurya mu gitondo no kurya nimugoroba, kugabura igitondo n'ikigoroba gusa. Ni ukuvuga umworozi agomba kureba niba yamanjwari amazi yashizemo akongeramo, ariko agatekereza ko nibura y'amacupa 9 atagomba kuba yabuze ku munsi. Hanyuma sinzi wenda niba hari ikindi twaba twibagiwe ku kiraro kugira ngo twizere neza ko umuntu ugiye muri ubu bworozi ibyo twamubwiye bihagije kugira ngo agende cyangwa se abagane aze agura ingurube ye ayishyire muri cya kiraro. Hari ikindi tutavuzeho ku bijyanye no kurya. Buriya aborozi benshi bashaka korora ubworozi bw'ingurube bazi ko ingurube irya ibintu byinshi, kandi ingurube irya ibintu bike bishoboka. Ni ukuvuga ngo buriya ku ngurube inkuru igihe itonsa ntigomba kurenza ibiro 4 ku munsi y'ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo nimba ugiye kugabura mu gitondo, muri ya manjwari yayo ashyiramo ibiro 2, cya gihe ikirirwa iki? Y'amazi. Aborozi base nabumva ko kandi noneho ikigoroba bakongera agashyiramo bya biro 2 ku ngurube nkuru navuga y'imbyeyi yanabyayeho nkuru, ikarya ibiro 2. Yitarabyaraho kenshi irya 1.5 kilo. Bakunzi b'umujyojyo rero turabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro cyacu, tubibutsa ko umujyojyo info ni urubuga rubagezaho amakuru yerekeye ubuhinzi n'ubworozi, naho umujyojyo investment group PLC ikaba ari company ihuje abize ubuhinzi n'ubworozi n'abandi banyamwuga muri urwo rwego hirya no hino mu gihugu, ku buryo baguha inama zose zishoboka zagufasha mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Bivuze ngo n'ubu bworozi bw'ingurube twaganiriyeho bafite ubworozi bwagutse kandi bigisha buri wese ushaka kubwinjiramo, ndetse bakamuha icyororo ku buryo abasha gufatiraho agatangira gusarura amafaranga mu gihe gitoya nk'uko veterineri yabibabwiye. Turabashimiye rero, mukande subscribe niba mutarabikora, kandi musangiza abandi ibi biganiro. Ntawamenya hari umuntu ushaka kwinjira muri ubu bworozi nawe akikura mu bukene. Murakoze cyane.